yamaze igihe kinini ari we muherwe wa mbere ku isi kandi yaracikirije amashuri. Yavuzweho ko ari we wakoze virusi ya corona akayitera mu bantu kugira ngo abone uko agurisha inkingo. Ni umwe mu bakoze gahunda za mudasobwa za mbere isi yagize. Yavuzweho gukorana n'ibigo bikora imiti mu gukora inkingo zangije ubuzima bwa benshi. Yavuzweho gukorana n'ibigo bikora ibinyabutabire biterwa mu byo kurya bikangiza ubuzima bw'abantu. Ni umwe mu bahanga mu by'ikoranabuhanga bari ku rwego rwo hejuru isi yagize kugeza n'uyu munsi. Dore inkuru y'ubuzima bwa Bill Gates. Inkuru y'ubuzima bwa Bill Gates itangira ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 10 mu 1955 mu mujyi wa Seattle mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amazina ye yose ni William Henry Gates wa gatatu. Yavukiye mu muryango wifashije kubera ko se William Henry Gates yari umunyamategeko. Yari umwe mu banyamategeko beza Seattle yagize muri icyo gihe. Nyina Mary Maxwell Gates yari umwarimukazi. Nyuma y'igihe runaka nyina wa William Gates yahagaritse akazi kugira ngo abone umwanya uhagije wo kwita ku bana be batatu. Bari abakobwa babiri n'umuhungu umwe, Christy, Libby na Bill. Bill ni impine ya William. Abanyamerika bose uzumva bitwa ba Bill barimo na Clinton, izina ryabo ryose uko ryakabaye ridahinnye riba ari William. Bill nk'umwana umwe w'umuhungu yari yarateteshejwe n'ababyeyi be. Bashaka kumushyiramo indangagaciro zo kumenya guhangana. Ikintu cyose uzagira mu buzima ugomba kuzagihanganira kubera ko nta kintu cyoroshye muri ubu buzima, niko bamubwiraga. Uyu mwana w'umuhungu yagombaga kuba mwiza cyane kurusha abandi bose mu byo azakora byose. Mu gihe yari akiri umwana muto w'umuhungu, ababyeyi ba Bill babonye ko atari umwana nk'abandi. Yari umuhanga, akagira ubwonko bw'umwihariko butandukanye n'ubu bwanjye cyangwa se ubwawe. Yamaraga igihe cye kinini acuritse umutwe mu bitabo kuruta icyo yamaraga akina n'abandi bana. Hano ntabwo mvuga udutabo duto. Bill Gates akiri umwana yasomye encyclopedia yose uko yakabaye. Encyclopedia ni igitabo kimeze nk'inkoranyamagambo ariko y'ibintu byose, apana ibisobanuro by'amagambo cyangwa se inyunguramagambo mu ndimi zitandukanye. Oya, biba ari ibisobanuro by'amagambo haba mu by'ubuzima, mu buvuzi, mu bugenge, mu butabire n'ibindi. Akiri umwana muto, Bill Gates yanasomye amateka yose y'ubuzima bwa Napoleon Bonaparte, wabaye umwami w'abami w'Abafaransa. Uyu mwana w'umuhungu yarakuze ariko akura afite imyitwarire itandukanye cyane n'iy'abandi. Birumvikana. Ntabwo yatinyaga guhangana n'ababyeyi be, akabagaragariza ko bimwe mu byo bakoraga bitabaga bikwiye gukorwa gutyo. Nk'urugero, igihe yari afite imyaka 12, hari umunsi yari yicaye muri salo ku meza n'umuryango we, maze avuga amagambo atarashimishije ababyeyi be, arimo gushira isoni. Ise yararakaye cyane, afata ikirahuri cy'amazi cyari kimuri hafi arakimutera. Aho kurira nk'uko undi mwana wese w'imyaka 12 yabigenza, ahubwo uyu mwana muto yarakomeje yicara atuje cyane, abwira se ati murakoze kunkarabya. Urumva bisekeje, ariko ababyeyi b'uyu mwana bo ntabwo byabasekeje kubera ko yangaya n'amagambo y'umugabo w'imyaka 40, apana umwana w'imyaka 12. Ababyeyi be bahise bamujyana ku muhanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze. Uyu yabahaye inama, yarababwiye ati uyu mwana ni mu muhamahoro, ni mu muveho rwose nta kibazo na gito afite. Imyaka yaragiye, turi mu 1968. Ababyeyi ba Bill bumviye wa muganga, bandikisha umwana mu ishuri ryigenga batoranije neza cyane bitonze, Lakeside School. Ishuri rizwi cyane, rizwiho guha amahoro abanyeshuri baryo. Hano ntabwo barera nk'uko abandi barezi barera izindi ngimbi n'abangavu. Abana hano bariyobora kubera ko higa abana b'abahanga. Iri shuri ryari rifite umwihariko utaragirwaga n'andi mashuri yose ku isi. Ryari rifite mudasobwa. Mwibuke turi mu 1968. Iki gihe umuntu yari atarajya ku kwezi.
Iki gihe mudasobwa nk'uko tuzizi uyu munsi za PC, personal computer, zari zitarabaho. Mudasobwa mvuga hano iri shuri ryari rifite yari imashini nini cyane yenda kuzura icyumba cyose. Iyi mudasobwa yari itaranitwa ordinateur, yitwaga PDP-10. Ntabwo nzi amafaranga yaguraga, ariko yari menshi cyane ku buryo byari kugora umuntu uwo ari we wese ku giti cye kuyigurira. Iri ryari ishuri ry'abakire ryashakaga gutoza abana baryigagaho ibirebana n'ikoranabuhanga utashoboraga kubona ahandi hose ku isi. Bill Gates yari ingimbi. Ku myaka 13 ye yatangajwe n'iyi mashini. Muri iki gihe muri iryo shuri niho yahuriye n'undi mujene wamurushaga imyaka 2 yitwaga Paul Allen. Abana b'abahungu bahise baba inshuti zikomeye cyane. Rimwe na rimwe basibaga amasomo bakajya kwirwa bifungiranye muri cya cyumba cyabagamo mudasobwa. Urebye imiterere y'iyo mashini ntabwo kuyikoresha byari korohera uwo ari we wese, ariko aba bana babiri kubera kuyihoraho bageze ubwo bahimba umukino, jeu video, umukino wo kuri mudasobwa. Ubuyobozi bw'ishuri bwaratangaye butangazwa n'uburyo abo bana bato bamenye ibyo bintu, maze bunabasaba kubaka gahunda ya mudasobwa izajya ikoreshwa mu gutegura ingengabihe y'amasomo mu mashuri yose mu kigo. Imyaka y'amashuri yisumbuye yaratambutse. Bill na Paul bakomeza kuzamura ubumenyi bwabo mu bya mudasobwa. Bill Gates nta kindi cyari kimuri mu mutwe kitari ugushinga buwate ye cyangwa se ikigo cye cyangwa kompanyi. Kuri iki gitekerezo ababyeyi be ntabwo babishyigikiye, nawe wabyumva. Ni ababyeyi bavutse mu myaka ya za 20. Ibya mudasobwa nta kintu na kimwe bari babiziho. Ababyeyi bafashe icyemezo cy'uko Bill Gates aziga amategeko akazaba umwunganizi w'abantu mu nkiko nka se. Mu 1973 Bill Gates yafashe inzira ajya Boston atangira kwiga mu ishami ry'amategeko muri kaminuza ya Harvard. Nk'uko nawe urimo kubitekereza, ibyo kwiga amategeko nta kintu byari bimubwiye mu by'ukuri. Yamaraga igihe cyose yikinira poker n'inshuti ze, ubundi akaba yibereye muri sale za mudasobwa aho kujya mu ishuri aho abandi babaga barimo kwiga ingingo z'amategeko. Mu gihe Bill yari muri kaminuza, inshuti ye Paul nayo yari Boston, ariko we yagize amahirwe agira ababyeyi bamwemereye guhitamo inzira z'ubuzima bwe. Iki gihe yari umuprogrammeur mu kigo gikora iby'ikoranabuhanga rya mudasobwa. Umwaka warashize, turi mu 1974. Aba basore bombi b'inshuti bumvise inkuru y'imashini. Muri make hari umu engineer mu by'ikoranabuhanga wari waratangije ikigo cyangwa se kompanyi yitwaga MIT witwaga Ed Roberts. Uyu yaramaze gukora mudasobwa yise Altair 8800. Yari mudasobwa itagira clavier cyangwa se hari za buto bakanda bandika kuri mudasobwa. Nka ibyo bidahagije, iyi mudasobwa nta nubwo yagiraga ecran cyangwa se kiriya kirahuri cyaka kikazamo inyuguti n'amagambo kuri mudasobwa. Yari imashini iteretse aho ngaho gusa, yakoraga akazi ko kubara. Paul, ya nshuti ya Bill, yahise abona ko iyo mashini ari igitangaza, ahita asaba Bill ko bakubaka gahunda ya mudasobwa izajya ikora nk'ururimi rwa mudasobwa, ku buryo mudasobwa ebyiri zishobora gutumanaho. Abasore babiri bahise bajya kureba Ed Roberts, bamugezaho icyo gitekerezo, nawe aracyemera. Bill yahise yifungirana mu cyumba cye muri kaminuza, amara ukwezi kose adasohotse akora kuri uwo mushinga ijoro n'amanywa. Ed Roberts yahisemo neza mu kwizera aba bana, kubera ko byarangiye Bill Gates akoze ururimi rwa Altair 8800. Urwo rurimi barwise Basic Altair. Urabona uburyo mudasobwa yawe n'iyanjye zikoresha ururimi rumwe. Nkafungura page nandikamo nawe ukayifungura, twese twakwandika amagambo yo mu rurimi rumwe, ayo magambo akaba aramwe. Uyu mugabo Bill Gates ni umwe mu bakurambere b'ubu bushobozi bw'izi mudasobwa. Iyi yari yo kontara ya mbere y'akazi aba basore bari babonye. Bari bishimye birumvikana, kubera ko buri wese muri bo yahembwe $3,000 by'amadolari, ariko banagumana uburenganzira kuri iyo gahunda ya mudasobwa bakoze. Bivuze ko buri uko Basic Altair yashyirwaga muri mudasobwa nshya,
abasore bahabwaga amadolari 35. Yari amafaranga menshi cyane ku buryo nta yandi mahitamo bari bafite usibye gufungura company. Turi mu 1975. Bill Gates na Paul Allen batangije kompanyi yabo bayita Microsoft. Micro bihagarariye microcomputer cyangwa se mudasobwa nto, na soft bishaka kuvuga software cyangwa se logiciel cyangwa nanone gahunda ya mudasobwa. Microsoft bagabanye inshingano. Bill yiyemeza kwita ku birebana na tekinike byose, naho Paul akita cyane ku by'ubucuruzi. Abana b'abahungu bari biyemeje gushora ubuzima bwabo mu rusimbi rwa mudasobwa. Ndabyita urusimbi kubera ko mudasobwa byari ibintu birimo kuza ubwo ngubwo by'inzaduka. Abantu ntabwo bari babizi ndetse nta n'icyo wavuga byari bibamariye, ariko abasore bato bari biyemeje kubiha ubuzima bwabo bwose. Iki gihe Bill Gates yari afite ikimeze nk'ibonekerwa ku birebana na mudasobwa. Umunsi umwe mu myaka izaza buri muryango uzatunga mudasobwa yawo, niko yavugaga. Uyu mwana w'umuhungu yahise anafata icyemezo cyatuma buri mubyeyi wese arakara akagira ati ndarumbije. Yafashe icyemezo cyo kuva mu ishuri muri kaminuza ya Harvard. Gusa kugira ngo ababyeyi batabifata nabi cyane, yasabye ubuyobozi bw'ishuri kumwemerera guhagarika amasomo by'igihe gito, ariko ngo azagaruka. Gusa we yari abizi neza ko atazagaruka, kandi koko niko byagenze. Ntabwo yigeze asubirayo, usibye inshuro imwe mu 2007 yasubiyeyo ubwo yari agiye gufata impamyabushobozi cyangwa se diplome y'icyubahiro iyi kaminuza yari imugeneye. Iki gihe yari afite imyaka 51. Amaze kwakira iyo diplome, mu gutebya kwinshi mu mbwirwaruhame ye yaragize ati, papa, nari narakubwiye kenshi ko nzagaruka muri iyi kaminuza gutwara diplome yanjye. Bill Gates ntabwo yigeze agira ibintu byinshi byo kwishimisha mu bujene bwe. Ubuzima bwe bwose bwari kompanyi. Ikintu cyonyine cyamushishikazaga ni ikintu cyitwa umuvuduko wo hejuru. Amaze kubona amafaranga, yiguriye imodoka ya sport ya Porsche. Niyo yajyaga atwara ku muvuduko munini cyane akaba araruhutse. Gusa ibingibi yaje kubireka kubera ko inshuro 3 yatawe muri yombi yatwaye ku muvuduko urenze uwemewe, adafite permis, yanasinze. Mu 1978 Bill Gates yari afite imyaka 23, afite kompanyi ikoresha abakozi 11. Yahise ajya gutura mu nkengero z'umujyi wa Seattle. Yasaga n'aba bajene bose babahanga mu ikoranabuhanga b'uyu munsi. Yabaga afite imisatsi idasokoje, yambaye jeans na basket cyangwa se inkweto twita suplesse. Yari muto ariko yarabaswe n'akazi. Rimwe na rimwe umusekreteri we iyo yazaga ku kazi mu gitondo, yasangaga boss we asinziriye aho ngaho ku meza mu biro, ejo ataratashye. Yari umusore muto ufite inzozi zuzuye umutwe. Birashoboka cyane ko yari anabizi ko umunsi umwe azaba umukire wa mbere ku isi. Turi mu 1981. Bill Gates yari afite imyaka 26, ari nabwo mudasobwa za mbere nto abantu bashobora gutunga mu ngo zabo zageze ku isoko bwa mbere. Niziriya zifite umugongo baterekaga ku biro. Muri icyo gihe ikigo gikomeye cy'Abanyamerika cyakoraga iby'ikoranabuhanga cyitwa IBM cyashakaga umu-engineer w'umuhanga ugifasha kubaka gahunda ya mudasobwa yo gushyira muri mudasobwa zabo zo kugurisha. Kuri mwebwe mudasobwa naka ka laptop ushyira mu gikapu ntihagire n'umenye ikirimo. Mudasobwa y'icyo gihe yabaga ari ikintu kinini cyane baterekaga ku meza. Gahunda ya mudasobwa cyangwa se systeme d'exploitation IBM yari ikeneye gushyira muri mudasobwa zayo ni uruhurirane rwa gahunda za mudasobwa ibikeneye kugira ngo ishobore gukora. Banabyita operating system. Hari imashini zikoresha iyi systeme yitwa Windows, iyi ngiyi ni ya Microsoft, ariko abakoresha MacBook bo bakoresha iOS. Kuba IBM
yarashakaga umu engineer ububakira iyi gahunda ya mudasobwa. Byabaye amahirwe akomeye kuri Bill Gates kubera ko nyina yarazi umuntu ukora muri IBM kandi wari mu myanya yo hejuru mu buyobozi. Yahise amushyira umuhungu we. Ikibazo nuko Bill Gates atari yarigeze yubaka na rimwe système d'exploitation cyangwa se gahunda ya mudasobwa ituma imashini ikora. Gusa yarazi neza ko umuhanga muri ibi bintu witwaga Tim Paterson yari yarubatse système d'exploitation yajya muri izi mashini za IBM. Bill yahise ajya kureba Paterson amubwira ko ashaka kumugurira ya gahunda ya mudasobwa yubatse. Gusa ntabwo yamubwiye icyo ashaka kuyikoresha. Yamuhaye $50,000 by'amadolari ubundi ayijyana muri IBM. Muri IBM ntabwo yabasabye amafaranga y'ikiguzi, ahubwo yabasabye ko bajya bamuha ijanisha ry'amafaranga kuri buri mudasobwa bazajya bagurisha irimo système d'exploitation ye. Amasezerano barayasinya. Bemeza ko Microsoft izajya ihabwa $3 kuri buri mudasobwa bazajya bagurisha. $3 ni make, ariko IBM yateganyaga kuzagurisha mudasobwa 500,000 mu myaka 3. Ubwo Microsoft yari ifitemo $1,500,000 by'amadolari. Ariko bari bafite gahunda yo kuzamura uyu mubare bakazagurisha mudasobwa 2,000,000. Aha Bill Gates yakuyemo $6,000,000 z'amadolari. Turi mu 1981. Bill yari afite imyaka 26. Uko niko yabaye umuherwe utunze za miliyoni. Ibi bintu ntabwo byari bigiye guhagararira kubera ko mudasobwa yari igiye kuba igikoresho abantu bose bahururira. Mudasobwa zatangiye kugera mu biro by'abantu, mu mashuri ndetse no mu ngo z'abantu. Muri ibi bintu byarimo bizamuka bitya, Microsoft yari irimo kugenda iba umwami. Ikibazo nuko imiterere ya Bill Gates yari igiye kuba ikibazo kuri Bill Gates. Bavuga ko yari umunyagitugu ku bakozi be ndetse n'abafatanyabikorwa be. Bavuga ko ikintu yarazwiho cyane ari ukubaza ibibazo bikomeye abo bakoranaga, wagerageza kugisubiza akakubaza ikindi gikomeye kurushaho kugera uciye bugufi ukavuga ko ibyo bintu utabizi. Ibi bintu byananije umufatanyabikorwa we n'inshuti ye y'igihe kirekire, Paul Allen. Bituma mu 1983 asohoka muri Microsoft. Muri make uyu mugabo yararwaye cyane mu mpera z'umwaka wa 1982. Aza gushinja Bill Gates gushaka kungukira muri ubwo burwayi bwe ngo muriganye, kandi bari barafatanyije gushinga Microsoft, bari n'inshuti. Gusa Bill Gates yabisohotsemo neza. Mu 1985 Microsoft yizihije imyaka 10 yari imaze ishinzwe, ifite na $140,000,000 nk'agaciro ka kompanyi. Birumvikana umubare w'abakozi wahise uzamuka, baba abakozi 1,000 mu mwaka wa 1986. Bya bintu byari bitangiye gukomera. Bill Gates yari amaze kuba umuherwe, atangira no kwambara ikoti na karavate. Ikibazo nuko muri iki gihe noneho yari afite uwo bahanganye kandi utoroshye habe na gato. Umusore muto wahoraga yambaye imyenda imwe, umupira w'umukara w'ikora rizamutse benshi bita runiga, amadarubindi na jeans. Yitwaga Steve Jobs, waje gushinga Apple. Mukwiye kumukomera amashyi niba mutunze iPhone. Jobs yari afite imyaka imwe na Bill Gates kandi bose bari intiti. Steve Jobs we mu 1984 yari yarakoze mudasobwa yise Macintosh. Iyi niyo mudasobwa ya mbere yabayeho ifite suri. Urakabona kariya kantu basunika kakajyana flash aho ushaka hose kuri ekran ya mudasobwa. Steve yari yarakoze ibintu byiza cyane kuri mudasobwa ye. Yari yarayihaye ekran cyangwa se ikirahuri kiyandika mu tunyuguti duto kandi turi mu mabara bitandukanye na mudasobwa ya IBM. Mu 1984 Bill Gates yakundaga Macintosh cyane ku buryo hari n'ibintu yayiganyeho. Muri icyo gihe Microsoft yakoranye na Apple kuko Microsoft yakoraga gahunda za mudasobwa. Apple yo yari ikeneye izi gahunda za mudasobwa. Uko niko bakoranye. Uko gukorana byatumye Bill Gates yiga cyane uburyo Macintosh ikora,
amenya neza uburyo bayubatse. Uko niko mu 1985 Microsoft yasohoye indi gahunda ya mudasobwa ituma mudasobwa zikora, ariyo ya yindi bita système d'exploitation, ikora neza cyane, bayita Windows. Apple yahise ijya mu rukiko irega Microsoft ubujura. Uru rubanza rwamaze imyaka 12 gusa. Kera kabaye aba bakire b'abajene baje kumvikana, maze Microsoft ishora miliyoni 150 z'amadolari muri Apple. Urubanza rurangirira kubera ko Apple yahise ikuramo ikirego cyayo. Dusubiye inyuma gato, mu 1980 Microsoft yinjiye ku isoko ry'imari n'imigabane. Isoko ry'imari n'imigabane tuzavuga ku mikorere yaryo hano. Iki gihe bakimara kwinjira ku isoko ry'imari n'imigabane, Bill Gates yahise aba umuherwe wa mbere ku isi ukiri muto, ku myaka 31 y'amavuko. Gusa ntabwo kuba umuherwe wa mbere ku isi byamubujije gukora cyane. Yafataga ibiruhuko gake cyane gashoboka. Yanavuze ko yamaze imyaka myinshi ari umukire wa mbere ku isi ukiri muto, ariko atagira intebe muri salo iwe. Gusa yabonaga umwanya wo gutereta. Mu 1987 yahuye n'umukobwa witwa Melinda French. Uyu yari umukozi mu kigo cya Gates cya Microsoft. Babanje gukundana mu ibanga kubera ko Melinda yatinyaga ko itangazamakuru rizabisakuza. Kugira ngo wumve uburyo Bill Gates ari umucuruzi kandi ukunda inyungu, Melinda yigeze kuvuga ko bagiteretana. Umunsi umwe yigeze kumugwaho, yigeze gutungura Bill Gates. Afite agapapuro n'ikaramu arimo kwandika liste y'inyungu n'igihombo ashobora kuzagira baramutse bashakanye. Bakoze ubukwe ku bunani bwo mu 1994. Bakoze ubukwe bw'igitangaza kubera ko bakodesheje ikirwa cyose cya Lanai muri Hawaii. Bamaze imyaka 2 bashakanye. Inzu Bill yari yaratangiye kubakisha mu myaka 7 yari ishize ku nkombe z'ikiyaga yaruzuye. Bill Gates yubatse inzu mu gihe cy'imyaka 7 yose. Ni inzu ariko banza atari ryo zina yagahawe. Etage 3 zubatse ku buso bwa metero kare 4,000. Ifite dushe na toilette 24. Ifite ibikoni 6. Ifite inzu yo gucumbikiramo abashyitsi. Ifite sale y'imyicungo. Imyicungo mvuga hano ni bya bintu bubaka bimeze nk'igitanda ariko kidunda. Abantu bajyaho bakajya bicunda, uriterura ukicekaho, kikidunda kikakuzamura mu kirere, ukagaruka ukongera ukakicekaho. Gates yubatse sale irimo iki kintu. Iyi nzu kandi yashyizemo sale yo kureberamo sinema na sale yo kwakira abashyitsi ijyamo abantu 200 na piscine ya metero 18 z'uburebure. Hano kuyita inzu ubanza hari nari nkabije kuyipfobya. Kubera ko Bill Gates akunda gusoma, iyi nzu irimo n'isomero ripima metero kare 200. Harimo ibitabo 14,000 icyo gihe. Nyuma y'imyaka 2 bashyingiranywe, ubwo ni mu 1996, Bill na Melinda babyaye umwana wabo wa mbere. Ni umukobwa. Bamwise Jennifer Catherine. Mu 1999 babyaye umuhungu, Rory John. Undi mukobwa, Phoebe Adele, we bamubyaye mu 2002. Birumvikana aba bana nta kintu na kimwe babuze mu mibereho yabo. Mu 1995 Windows yabaye gahunda ya mudasobwa cyangwa se système d'exploitation yaguzwe cyane ku isi yose. Birumvikana ibi byazamuye cyane ubutunzi bwa Gates. Ikinyamakuru Time cyo mu mpera z'umwaka w'1990 cyamwise umutware w'isanzure, le maître de l'univers. Muri uwo mwaka Bill Gates yatangije umushinga mushya awunyujije muri Microsoft, Internet Explorer. Iyi yari navigateur cyangwa se amarembo yo kwinjira kuri internet, ni nka Google Chrome cyangwa se Mozilla. Muri icyo gihe, igihe benshi muri twebwe kwari tutaramenya internet, hari hasanzweho indi navigateur yitwaga Netscape. Iyi niyo navigateur web buri wese yarazi.
bidatinze Internet Explorer yahise yicaho. Mu 1996 yari afite imyaka 41 y'amavuko, ari nawe muntu wa mbere w'umukire ku isi yose. Mu 1998 Internet Explorer yakubise hasi Netscape. Netscape iranafunga, ifunga imiryango rwose, abakozi barataha. Hano hahise hatangira kuvuka ikibazo kubera ko Microsoft yahise itangira gushinjwa kwiharira isoko ry'ikoranabuhanga rya mudasobwa, kandi ikabikora ku bwende inakoresheje uburiganya igamije kwigarurira internet yose uko yakabaye. Microsoft yanashinjwa ko ishobora kubisunikira abahanganye nayo bose kujya munsi y'amabwiriza yayo. Uko niko mu kwa gatanu mu 1998 hafunguwe urubanza ruregwamo Microsoft. Ni urubanza bita antitrust, urubanza ushobora kuregwamo na leta rukaba rwatuma bagukuraho icyizere. Iyi ngiyi yari inkuru ishaririye cyane kuri Bill Gates kubera ko muri uru rubanza byaranashobokaga ko basenya Microsoft. Hari n'abantu babonye Bill Gates asuka amarira rwagati mu nama iteraniyemo abantu. Mu 2001 Microsoft yahamijwe ibyaha, ariko haza kubaho ubwumvikane hagati ya Microsoft na Minisiteri y'Ubutabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihano cyahawe Microsoft kwari uguha abo bahanganye bose amakuru ku mikorere ya Microsoft. Uru ni urubanza rwangije cyane isura ya Bill Gates n'ikigo cye, ariko ntabwo iki kigo cye kigeze kibura ibyo gikora. Bafunguye gahunda ya mudasobwa bise MSN, Microsoft Network. Iyi ngiyi yari nk'urubuga nkoranyambaga rwa mbere kubera ko abantu bayikoreshaga bandikirana. Nibwo abantu bamenye utu tumenyetso dukoresha ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi twitwa emojis. Nibwo abantu bamenye ko bishoboka ko abantu bavugana barebana kubera webcam n'ibindi. Iki gihe twari twamaze guhindura ikinyagihumbi, twari mu mwaka w'2000. Bill Gates yari akiri umuntu ukize kurusha abandi bose ku isi. Iki gihe ni nabwo Gates yafashe icyemezo cyo kuva ku buyobozi bwa Microsoft akayiha uwitwa Steve Ballmer ngo abe ari uba directeur general. Gates we yahise yibera administrateur, n'ubundi ibyemezo bikomeye niwe wabifataga. Gusa iki gihe yari akeneye umwanya wo kwita ku bindi bikorwa bikomeye by'ubuzima bwe yari yaratangije we n'umuryango we. Yari yarashinze fondation. Mu mwaka w'2000 Bill Gates n'umugore we Melinda Gates batangije umuryango w'ubufasha bawita Fondation Bill et Melinda Gates. Intego z'uyu muryango zari ukurandura ku isi indwara zirimo sida, malaria n'imbasa. Bahise batangira gutera inkunga ibikorwa bitandukanye byo gutanga inkingo mu bihugu bimwe na bimwe by'umwihariko muri Afurika. Indi ntego y'uyu muryango yari ugufasha abana bose kubona uburezi. Mu 2005 ikinyamakuru Time cyatoye Bill Gates nk'umuntu w'umwaka ku isi yose. Uyu mwanya yarawuhuriyeho n'umugore we Melinda ndetse n'umuririmbyi Bono wo muri U2. Abakunzi ba rock uyu baramuzi. Muri uwo mwaka kandi Bill Gates yashimiwe n'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri kubera ibikorwa bye mu kurandura ubukene ku isi. Byarangiye uyu muryango we ari uhindutse ubuzima bwe. Nta kindi kintu yashakaga gukora usibye ifitanye isano n'iyi fondation. Bill na Melinda Gates binjije ibirebana n'ubufasha ku rundi rwego. Uyu muryango wabo Fondation Bill et Melinda Gates niwo muryango utanga ubufasha munini kurusha indi yose ku isi. Ingengo y'imari yawo ya buri mwaka ipima miliyari nyinshi z'amadolari, barusha amafaranga bimwe mu bihugu. Fondation Gates uyu munsi iri ku mwanya wa kabiri mu gutanga imisanzu myinshi ku ngengo y'imari ya OMS, ishami rya Loni rishinzwe ubuzima. Kwanza mu 2010 Bill na Melinda Gates bifatanyije n'inshuti yabo Warren Buffett nawe ufite amagana ya za miliyari mu bukangurambaga bise Giving Pledge, isezerano ryo gutanga. Ni ubukangurambaga bwo guhamagarira abaherwe batunze za miliyari gutanga nibura 50% by'ubutunzi bwabo ku giti cyabo, apana ubw'ibigo byabo, bakabutanga bukajya gufasha abababaye. Muri ubu bukangurambaga
abaherwe barenga 200 biyemeje gutanga 1/4 cy'ubutunzi bwabo. Bamwe bemeye kuyatanga bakiriho, abandi bemera kuzayatanga nk'umurage nibamara gupfa. Hari video yagiye hanze vuba aha mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 ariko yafashwe mu 2015, aho rimwe mu kiganiro cyari cyitabiriwe n'abantu benshi, Bill Gates yavuze ko ubwoba afite buruta ubundi bwose ari uko umunsi umwe isi izibasirwa n'icyorezo gikomeye itigeze yitegura guhangana nacyo. Iki gihe yavugaga ko mu myaka igiye kuza ibyago dufite byo gupfusha abantu miliyoni 10 atari ibyago byo guterwa igisasu cyangwa se ibyago tuzaterwa n'intambara, ahubwo ko ari ibyago byo kuzibasirwa na virusi yandura vuba cyane. Mwibuke turi mu 2015. Iyi video abantu bongeye kuyihererekanya cyane mu gihe cya COVID-19 bavuga ko ibya COVID-19 Bill Gates ngo yarabizi. Gusa ubwo yavugaga ibi mu 2015 yashingiraga kuri raporo zakozwe na fondasiyo ye yakoze ubushakashatsi ku buzima ku isi, ikagaragaza ko hari imyitwarire tugira ishobora kuzadukururira ibyorezo. Uyu munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bill Gates afatwa nk'umuhanuzi cyangwa se umuntu uhuruza iyo abona hari ibintu bitagenda neza bishobora kuzabyara ikintu kibi cyane. Bill Gates niwe muntu wa mbere uvugwaho amakuru menshi y'ibihuha arebana n'ibishobora kuzaba ku isi cyangwa se birebana n'uburyo hari abantu bafite ububasha buhambaye kuri iyi si bakaba aribo bagena hazaza hacu. Kuri internet uzahabona amakuru avuga ko Bill Gates ashobora kuba yarakoreye COVID-19 muri laboratoire ngo kugira ngo abone isoko ryo gucuruza inkingo. Turi mu kwa gatanu mu 2021. Bill na Melinda Gates banditse kuri Twitter amagambo yafashwe nk'igisasu. Batangaje ko batandukanye, batakira umugore n'umugabo. Muri make mu 2019 New York Times yanditse ko Bill Gates atigeze ahagarika kujya kureba inshuti ye Jeffrey Epstein. Uyu ni umunyemari wo muri Wall Street wavuzwe cyane ndetse wanajyanywe mu nkiko aregwa kugira rezo cyangwa se kimeze nk'ikigo n'uruhererekane rw'ibikorwa bibi bishingiye ku buraya no kwiyandarika no kugurisha abakobwa akabashora mu buraya, by'umwihariko abana b'abakobwa b'abangavu. Madame Gates ntabwo yigeze avuga ko izi nkuru arizo zatumye atandukana na Bill Gates, ariko ushatse wavuga ko izi nkuru zabigizemo uruhare. Byemezwa ko iyi nkuru ya New York Times ikimara gusohoka, Madame Melinda Gates yahise atangira kujya kureba abavoka be bakaganira ku byo gutandukana kwe na Bill. Nyuma yo gutandukana, Melinda yagumanye izina ry'umuryango rya Gates kandi bombi bakomeje kuyobora fondasiyo yabo. Umuryango wa Bill and Melinda Gates Foundation nawo wagiye ushinzwe ibintu bidafitiwe gihamya, ariko ibikorwa byawo mu rwego rw'ubuzima bigashimwa na benshi. Uyu muryango ushinjwa gutera inkunga ibigo mpuzamahanga bikomeye bikora ibintu bamwe banenga, nk'ikigo cyitwa Monsanto, ikigo gikora ama herbicide cyangwa se uburozi bwica ibyatsi bishobora kubangamira ibimera mu mirima. Ibi binyabutabire bakoresha byangiza ibidukikije n'ikirere. Uyu muryango wa Bill Gates unatera inkunga Coca-Cola na McDonald's, nazo zinengwa cyane mu birebana n'ubuziranenge bw'ibyo zitugaburira. Ku birebana n'ibidukikije, Bill Gates agaragaza cyane ko abikunda rwose kandi ko abirengera, ndetse mu 2021 yanditse igitabo yise How to Avoid a Climate Disaster, uburyo twakwirinda ikiza gikomeye gishingiye ku kirere. Ntabwo nzi niba iki gitabo yanditse yaragisomye, ariko bimwe mu bikorwa bye bishinjwa kubangamira ibidukikije cyane. Agenda mu ndege ku giti cye. Kwanza hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa munani mu 2022, Bill Gates yakoze ingendo nyinshi mu ndege ku buryo yabaye umunyamerika wa mbere ku giti cye wasohoye CO2 cyangwa se gaze zangiza ikirere nyinshi kurusha abandi banyamerika bose. Aherutse kuvuga ko ubutunzi bwe bwose azaburaga fondasiyo ye.
ubutunzi bwe bupima miliyari 177 z'amadolari. Uyu munsi ntabwo akiri mu bakire 10 ba mbere ku isi, ari ku mwanya wa 14. Akazi akora kose nakarebana na fondasiyo ye. Aracyafite 1.3% mu butunzi bwa Microsoft. Inkuru ya Bill Gates ni inkuru y'umwana w'umuhungu w'intiti, ni inkuru ya Microsoft, ariko ni inkuru y'umuherwe wafashe icyemezo cyo gukoresha ubutunzi bwe mu gufasha abakene. Ni inkuru y'umugabo uzaguma mu mateka y'inyoko muntu. Tubashimiye ko mwadukurikiye.